mu bikorwa bya polisi y'u Rwanda byiswe Police Week. Ahangaha Kicukiro ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bufatanyije na polisi y'u Rwanda burimo burakora aho abanyamaguru bambukira kugira ngo ahangaha hakunze kubera impanuka zibe zagabanuka. Ni imirongo yari isanzwe iriho igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ariko bikaba byari bimaze kugaragara ko yari imaze gusibama. Nibindi bikorwa bitandukanye birimo gukorwa ahangaha, birimo gushyiraho ibyapa bigaragaza ko hari ishuri ahangaho hafi, kugira ngo imodoka nizajya zigera hafi yaho iyo mirongo igaragara zigende buhoro. Bamwe bakoresha ibinyabiziga bavuga ko akwiye kubaho uburyo buhoraho bwo gusibura ibimenyetso mu muhanda biba bitagaragara neza, cyane cyane mu bice byo mu ntara. Urabona nk'iyari nijoro hari igihe umuntu aba atareba neza, ariko iriya mirongo iyo bayishyizeho igaragara neza bigufasha kugenda rwose kontorora umuhanda, cyangwa ukamenya dodani ahiri, kuko hari igihe umuhanda uba utawumenyereye. Iyo utabonye ibintu bishobora kukurangira cyangwa kukwereka yuko ugiye kugera kuri dodani, ukaba washiduka wakoze impanuka. Ibimenyetso mu muhanda kereka nko mu mihanda iyi ngiyi ijya mu byaro, ariko mu mujyi ibimenyetso birahari bihagije, cyane nko mu mihanda dukoreramo za Bugesera, kuko ngenda umushoferi muri city njya mu nce za Bugesera na Ruhuha, ho harimo ibimenyetso bidahagije. Ngiye numva batajya bategereza ko bitsibamo, ahubwo mu gihe runaka bajya bashyiraho wenda bakavuga bati amarange tuyateye igihe n'iki, azarangira wenda mu mezi angahe abatangiye gutsibama, bagatangira bagashyiraho gahunda yo kongera gutera amarange bundi bushya, cyangwa se no gusibura ibyo byapa muri rusange. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CIP Emmanuel Kabanda avuga ko mu gihugu hose hari ahantu 36 harimo gutunganywa ku bufatanye na RTDA hashingiye ku mpanuka zikomeye zihabera. Twagiye dutoranya ahantu hose ku muhanda, amashuri yegereye umuhanda, aho abanyeshuri basohoka binjira mu muhanda. Ubwo si n'ibyo gusa, ahubwo tugerageza no kujya mu mashuri twigisha n'abana n'uburyo bambukira kuri ibyo bimenyetso, kugira ngo utwaye ikinyabiziga agire ibyo yubahiriza, ariko n'abanyeshuri ndetse n'abarezi bari hafi y'iyo mihanda nabo bagira ibyo bubahiriza, kugira ngo umutekano ku mpande zombi ubungabungwe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bidakwiye ko abaturage bakomeza gutakaza ubuzima bitewe n'uko hari abatubahiriza amabwiriza agenga ikoreshwa ry'imihanda, nk'uko bivugwa n'umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu Busabizwa Parfait. Ntabwo twakwemera gukomeza gutakaza ubuzima bw'abantu, bw'abana mubona, urubyiruko rwacu, imbaraga z'ejo, kugira ngo tubarinde izo mpanuka iyo bavuye mu ishuri. Kandi ni ibintu bishoboka cyane cyane iyo abantu bubahirije amategeko y'imihanda, cyane cyane bareba ibi byapa icyo bivuga, ndetse banareba nari amarangi twashyize aho abana bazajya bambukira. Ibikorwa bya Police Week bikomeje gukorwa hirya no hino mu gihugu, bizasozwa tariki ya 16 z'uku kwezi, ubwo polisi y'u Rwanda izaba yizihiza isabukuru y'imyaka 17 imaze ishinzwe. Kwizera John Patrick, Kigali.